iby'Imana ikora biradutangaza, nta n'uwabimenya uko biri. Mwongeye kwirirwaho abateze amatwi n'abakurikiye Humble Jedi Studio. Nk'uko mubizi tubagezaho ibiganiro byinshi bitandukanye ahantu hatandukanye. Tubanje kubasuhuza abari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda, abari muri Amerika. Turabashoje kugira ngo uyu munsi tubafitiye umutumirwa, kugira ngo twatangira twibwira. Murakoze, nitwa Twagirumukiza Daniel. Aragira ati Twagirumukiza Daniel, ise ni muntu ki? Murakoze, Twagirumukiza Daniel ni umugabo, mfite umugore, Imana yaduhaye umugisha kandi dufite n'abana babiri. Nkaba ndi umukristo, nsengera muri ADPR, nkunda Imana, nkunda kuririmba, nkunda n'abantu bose nk'uko Imana ibidusaba. Numva nta bindi birenze, nibyo ngibyo. Murakoze. Daniel aragira ati nkunda Imana, nkunda no kuririmba. Turabona ufite gitari hafi yawe, ngira ngo wabanza ukatwumvishaho gakeya tukumva, ubundi tugakomeza. Murakoze cyane. N'ubundi indirimbo nkunda kuririmba ni indirimbo ziramya Imana, indirimbo zo mu gitabo. Iyo ndi njyenyine ndimo gusenga cyangwa ndimo gusengana n'abandi, numva hari indirimbo imwe yo mu gitabo irimo kumfasha. Twaririmba nk'igitero kimwe gusa, ni indirimbo ya 45 mu Gakiza. Namwe bafashe ndetse n'abaza gukurikirana iki kiganiro. Iby'Imana ikora biradutangaza, nta n'uwabimenya uko biri, ariko icyo nzi iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora, ariko icyo nzi iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Tuzabibiho turamye Umukiza, tuzamuririmbira twese. Uri Imana ikira muri byose, ubuntu n'inama tugira. Uri Imana ikira muri byose, ubuntu n'inama tugira. Uri Imana ikira muri byose, ubuntu n'inama tugira. Niyo ndirimbo imfasha cyane muri iyi minsi, ivuga ko ibyo Imana ikora bidutangaza, kandi koko biratangaje uburyo Imana iturinda, uburyo Imana idukunda. Ndayibatuye, komeze bashimishe nawe. Urakoze cyane. Daniel arakoze cyane kutwumvisha imirya ya gitari. Ngira ngo dukomeje ikiganiro, ese muri iyi minsi twari tumazemo yaguma mu rugo, duhe ishusho y'umunsi
ukuntu wabagaho muri gahunda ya Guma mu Rugo itambutse, ukuntu umunsi wawe wagendaga. murakoze cyane. Muri iyi minsi ya Guma mu Rugo n'ubundi ubuzima burakomeza nk'uko bisanzwe. Murabizi tuba turimo gukorera mu rugo, mfite akazi nkora ka buri munsi, ndabyuka nk'uko bisanzwe, nkitegura, nkakorera mu rugo, ariko kubera ko ari gukorera mu rugo hari utundi tuntu twinshi tuzamo. Abana bakagusanga aho ukorera mukaganira gatoya, cyangwa wasoza akazi ukaba urimo kuganira n'umuryango, ugakora n'ibindi bisanzwe nko kuririmba nk'uku nguku, gukorera siporo mu rugo. N'ubundi ubuzima burakomeza nk'ibisanzwe ariko bukomereje mu rugo. Mu minsi isanzwe weekend cyangwa ku cyumweru, murabizi ko tugenda dusengera online ku mbuga nkoranyambaga. Ubuzima nuko bukomereza mu rugo, ndetse ubundi bukajya ku mbuga nkoranyambaga kuko ariho umuntu aba abasha guhurira n'abandi bantu. Nuko uko byaga bigenze, turakora imirimo nk'ibisanzwe ukakorera mu rugo, kandi noneho wakenera gusabana n'abantu nyine mugasabana ku mbuga nkoranyambaga. Urakoze cyane, ukomeje ku kantu ngo imbuga nkoranyambaga mu ndimi z'amahanga ari byo bakunze kwita social media. Ese social media muri iyi minsi tuhangayikishijwe n'icyorezo cya COVID-19, ese social media muri iyi minsi urabona ni akahe kamaro kazo iyi minsi kugira ngo uzibyaze umusaruro? Murakoze cyane. Muri iyi minsi ya Guma mu Rugo cyangwa aho hadukiye iki cyorezo cya COVID-19, ngira ngo nicyo gihe cyiza twabonye hari cyatuma tubona akamaro ka social media cyangwa izo mbuga nkoranyambaga, kuko zadufashije cyane. Icya mbere, niyo bitari bya social media, ibintu byose bikorewe online nk'uko natangiye mbibabwira. Akazi tugakora online, ufite machine yawe, ufite network, ugakora icyo urangije gukora ukacyohereza, n'amasinyatire turasinya online, ibintu bigakoreka. Urumva ikintu cya mbere tubasha gukora akazi online. Kandi ubundi nkuko nabikubwiye n'undi turasabana online, ujya ubona ibirori bitandukanye ku ma YouTube live streaming, ukabasha kubikurikirana uri wawe mutahuye n'abandi bantu kuko guhura bitemewe. Ibikorwa byose byakorewe ahantu ukabasha kubibona. Hanyuma n'ikindi, hari ikintu kimwe tutakoreshagaho social media cyane, ubu ubona cyahise gitera imbere, uburyo bwo gusengera online cyangwa kugira amateraniro online. Nabyo turaza kubikomoza. Yego, social media rero yagize akamaro cyane kuko ibasha kuguhuza n'abantu bari hirya no hino ku isi, ukabona isi yabaye nk'umudugudu kuko ibikorwa byose ubasha kubikurikirana, ahubwo ugasanga rimwe na rimwe bigenda byoroha kuko kuri social media ubasha kugera ahantu utari kubasha kugera iyo aba ari mu buryo bwo kugenda cyangwa kwigererayo ubwawe. Murakoze. Dukomeje mu bibazo bike dufite byo kubaza Daniel, ikindi kibazo ni kimwe, ese muri iyi minsi turabizi ko insengero nyinshi zafunze, amadini amwe n'amwe ntabwo agikora, hafi ya ni yose ntabwo agikora muri iyi minsi. Ese abakristu cyangwa se abayoboke muri iyi minsi, amadini insengero zifunze, ntabwo bashobora kuba baraguye cyangwa se bagiye mu ngeso mbi? Icyo kintu wakivugaho iki? Wenda icyo kiragoye kuba umuntu yagira icyo akivugaho, ariko nk'uko nabikubwiye, muri iyi minsi ya Guma mu Rugo cyangwa insengero zifunze, n'ubundi ubuzima bukomeza kugenda nk'uko bwari busanzwe. Abantu bakunda Imana baragumya bakayikunda nubwo tuba tutabonana, kandi n'amateraniro turayakora online. Ubwo rero ikijyanye no kuba wenda umuntu yasubira inyuma akajya mu bikorwa bidakwiriye umukristo, cyaba ari icy'umuntu ku giti cye, kuko njye ahubwo mbona iyi minsi yo kuguma mu rugo aribwo abantu benshi babonye umwanya wo kwiherera bakaba baganira n'Imana, ku buryo ku bwanjye ahubwo navuga ko begereye Imana cyane. Hanyuma wo wabona wenda yaritwaye nabi, yaragiye mu bidakwiriye umukristo, akaba ari we ku giti cye, nk'uko n'ubundi byabaga insengero zifunguye, numva ko ariko n'ubundi byakomeje kubaho no mu gihe abantu badateranira hamwe. Ubukristo n'ubundi aba ari ikintu kibarirwa ku muntu ku giti cye. Numva ntago twavuga ko hari icyo byongeye cyane kugira ngo abantu bagwe, ahubwo umuntu agwa cyangwa akava mu bukristo bitewe n'uko yari asanzwe ateye, cyangwa n'ubundi n'ingeso yaba yari asanzwe afite, kuko hagiye habaho ibintu byinshi byatuma ahubwo abantu begera Imana kurusha uko byari bisanzwe duterana.
turacyagushimira. Ese muri iyi minsi ya COVID-19 cyangwa se muri iyi minsi y'icyorezo, ni irihe jambo riri kugufasha muri iyi minsi kugira ngo n'abakurikiye Humble JD Studio baryumve kandi ribafashe? ijambo ririmo kumfasha muri iyi minsi ni urukundo rw'Imana. Iyo nganiriye n'abantu niryo nkunda kubabwiraho. Muri iyi minsi nabashije gutekereza cyane no kumva ku buryo Imana idukunda cyane. Hanyuma nabibonye mu ijambo muri Bibiliya, mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 3 guhera ku murongo wa mbere. Aha tubwira urukundo rw'Imana, aravuga ngo nimurebe urukundo ruhebuje Data wa twese yadukunze, rwatumye twitwa abana b'Imana, ngo kandi koko niko turi. Bagakomeza bavuga ngo bakundwa turi abana b'Imana, ariko uko tuzasa ntikurerekanwa, ngo cyakora Yesu Kristo niyerekanwa tuzasa nawe. Ubanga ijambo amagambo afasha muri Bibiliya mu iminsi n'indimbo zigenda zimfasha nibivuga ku rukundo rw'Imana, ko nabonye ko Imana idukunda cyane kandi igenda ibitwereka umunsi ku wundi. No mu ibihe byaguma mu rugo, urukundo rw'Imana rwakomeje kutugaragaraho ku bantu bayo, kandi ikigaragaza ko idukunda cyane nuko yatanze umwana wayo Yesu Kristo akaza akatwitangira, tukabona ubugingo buhoraho. Ubu tukaba turi abana b'Imana kandi bitari bikwiriye. Murakoze. Turimo tugana ku musozo, ni ubuhe butumwa wagenera abanyarwanda muri rusange ugendanye n'iki gihe turimo cy'icyorezo cya COVID-19 tugana ku musozo? Ubutumwa naho abantu bose bari kutwumva ni ugukomeza kuzirikana ko Imana idukunda, ni ukutiheba, kuko muri ibi bihe byo kuguma mu rugo abantu babifata bitandukanye. Hari ushobora kwihugiraho bitewe n'ibibazo runaka by'ubuzima, kandi n'ibisanzwe n'ubundi hatariho na COVID-19 ibibazo biba biriho, ukabona arihebye cyane. Ariko n'ubundi ubutumwa ntanga ntabwo bujya kure y'ijambo ry'Imana ryarimo rimfasha nababwiye. Ni urukundo rw'Imana. Imana iradukunda, waba uri wenyine wiriwe mu nzu utasohotse ibyumweru 2 bigashira, uzirikane ko Imana idukunda cyane. Ari nayo mpamvu ukiriho usoma ijambo ry'Imana, uririmba indirimbo z'Imana zerekana urukundo rwayo, urushaho kwegera Imana nubwo ibihe byagukomerera. Kandi nanone muri Bibiliya haravuga ngo ibihe bigenda bisimburana, habaho igihe cy'umunezero, igihe cy'umubabaro, igihe cyo kwishima, igihe cyo kurira. Ibyo byose bikagenda bisimburana, ariko ikintu na kimwe kitajya gihinduka kibaho ni urukundo Imana idukunda. Kuko Imana yacu ntihinduka, Imana iradukunda. Ibyo byose iyo tuyegereye tubinyuramo neza kandi dushikamye, tugakomera cyane ku rukundo rw'Imana. Kandi ikindi nababwira nuko nyine ntago bizahoraho, bizarangira. Dukomeze ubuzima bwacu busanzwe, dukomeze dusenga Imana tuyikunda, n'imirimo yacu ya buri munsi dukomeze tuyikora nk'uko bisanzwe. Murakoze. Daniel, turagushimiye kuba twagiranye ikiganiro nawe, kandi nizera ko abakurikiye Humble JD Studio hari byinshi babungukiyemo, cyangwa se hari amasomo menshi bigiyemo. Mbibutsa ko icyorezo COVID-19 kirahari, kandi kukirinda birashoboka, kuko kiri kwica abantu benshi cyane cyane nko mu gihugu cyacu imibare igenda izamuka. Ndagira ngo mukurikize amabwiriza Minisiteri y'Ubuzima igenda itubwira, ubundi turusheho kurwana turebe ko twatsinda iki cyorezo. Mbibutsa ko ugize igitekerezo cyangwa se inyunganizi, cyangwa se waramutse wakunze ibintu tukugezaho, wareba hasi ugakanda akabuto ka subscribe, ugasharinga, ukanalikinga. Kandi turabakunda, tuzahore mu biganiro by'ubutaha. Mwari muri kumwe na Humble.